Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujyeho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki dukosora ikizame kiba cyakozwe? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8 byagarutse, ukabona ibibazo 9 byagarutse. Kugira ngo ukore rimwe rero, ikintu usabwa ni ukubona imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Kugira ngo ujye uhita ubona iyo myitozo uyibonere ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video, ukahakanda ikintu cyose kizaho bari cyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba ikizame kimaze gukorwa, yaba isomo rigufugenda rigufasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba yara bibazo postinga biba biri gukunda kugaruka mu bizame, abari byagufasha kugira ngo nujya mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Rero mbere y'uko utangira kureba ino video, reba aho hantu handitse subscribe uhakande. Numara kuhakanda ikintu cyose nkizeho nzajya mba nkikishyiraho, bahite baguha notification ko hari ikintu kizeho, uhita ukireba. Azaba ari cyagufasha kujya mu kizamo ugakora rimwe ugahita utsinda. Mbibutsa ko ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri aho waba rose mu gihugu, uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze, turaboneka tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa ino myitozo ikunda kugaruka mu bizame biba byakozwe, ahasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode ho biroroshye, aho waba rose mu gihugu iyo ufite ibyangombwa, iminota 3 umaze kubona kode. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tumenye ko hari umunyeshuri wacu uri hafi gukora ikintu cyose cyagufasha kugira ngo ujye mu kizamu ukore rimwe uhita utsinda, twahita tukiguhera ku gihe. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626 tubigufashe. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubafashemo. Kugira dukosore ikizame haba hakenewe udupapuro n'udukaramu, mukajya n'ahantu hatuje. Ndakeka ko mwamaze kwifata, ndakeka ko tugiye gutangira gukosorana kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Nkwibutsa ko ikizame kiba cyakozwe mu gitondo, bakunda kubazamo ibibazo byinshi uwo munsi, niyo mpamvu aba ari ingenzi gukosora kino kizame kiba cyakozwe, ariko cyane cyane kino cyakozwe mu gitondo, kuko usanga ibibazo barabaza uwo munsi harakunda kuba higanjemo ibibazo mwa kino kizame kiba cyakozwe bwa mbere. Rero kugira ngo ujye uhita ukibona, ikintu usabwa nakikubwiye, aba ari ugukanda subscribe, najya mbishyiraho ugahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya mbere kibaza ngo icyapa gisobanura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyakorera, subira kuri YouTube channel uyirebe, iteguye neza bino bibazo byose birimo, kugira ngo nujye ugera ku kibazo cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Se ikaba ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, ndeka kubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, nicyo biba bishatse kuvuga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze guhita icyemezo cy'ukuri, ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Rero hano ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Niso cy'ukuri nta kindi, ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko w'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Utari wareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, kintu uyirebe bino bibazo byose birimo. Murabizi ukuntu iyo video ikoze, ni icyapa, ubusobanuro bw'icyapa ndetse n'ibibazo bagenda babazaho, ku buryo bino bibazo byose ubisanga muri iyo video, ukajya kuyirangiza wajya mu kizame ukagira ibyo ukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha na kano kanya uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkakiguteguraho isomo. W'ikintu usabwa ni kimwe no gukanda subscribe, nazashyiraho rya somo ukajya urahita uribonera ku gihe bitakugoye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu babibujijwe ko ikinyabiziga cyahagarara akanya kanini. Hehe? Aravuga ngo hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Beka ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikira inkomyi. Naho D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo.
ibisubizo byose nibyo, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri, B nayo iba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. None weho hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, kandi ikibazo cyose ukosoye ujye umenya ko kiramutse kigarutse mu kizame kitakugora. Wabona hari icyo utari gusobanukirwa ukanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 356 26 nkagusobanura. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame iba ari ubuntu. Ndakeka ko rero hano maze guhita igisobanuro cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni ni D, ibisubizo byose nibyo. A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Kino kibazo bakunda kukibaza cyane, ntuzajye no mu kizame utakibonye. Kunyuranaho bikorerwa, hari igihe usanga mwebwe mwarafashe umuntu avuga ngo kunyuranaho ntimumenye nk'ibyo ari byo, ariko yavuga kudepasa mugahita mumenya ibyo ari byo. Rero kunyuranaho mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo ni ukudepasa. Bikorerwa areba ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Sega ngo iburyo inyura ku nyamaswa, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisobanuro cy'ukuri ucyandika ku gapapuro, kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko amaze guhita igisobanuro cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Abantu benshi bakunda guhita bahitamo B, igihe cyose ni ibumoso. Ubundi kunyuranaho cyangwa kudepasa murabizi mu Rwanda tugendera mu ruhande rw'iburyo iyo turi mu nzira nyabagendwa. Iyo ukinjira mu muhanda uhita ujya mu ruhande rw'iburyo, ariko iyo ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye kudepasa unyuranaho ukoresheje uruhande rw'ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igihe cyose ntabwo kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Hari igihe biba byakorerwa iburyo, ariko mu gihe runaka bitewe n'isangano ry'umuhanda ugiye kwerekezamo, bikaba byatuma ukaba wanyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo. Ariko iyo bavuze igihe cyose ni ibumoso, niyo mpamvu uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D. Ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamu urakora wahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Araba ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Niba bavuga ngo metero 2 n'ibice 10 cyangwa metero 2 n'igice kimwe, ntibizakunanire. Ikintu bazaba bafashe zino santimetero bazishyize muri metero. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu? Se ngo ibinyabiziga ndakumirwa? Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri, B iraba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iraba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona wowe igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko rero wamaze guhita igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Nk'ibyo binyabiziga ndakumirwa harimo nka za ambulance, mubona ko kiba gifite kino kinyabiziga ndakumirwa, harimo nka za ambulance mubona ko ziba zifite itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ndakeka ko waramutse guhitamo rero C. Ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakugora, kuko murabizi ibibazo biragaruka. Wagera mu kizami cyawe ukabona ibibazo 8, ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe wakoze. Ikibazo gikurikiyeho kikabaza ngo iki? Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bitewe n'ukuntu ibihe bimeze utabasha kureba muri metero 200, wenda ni igihe cy'ibihu hari ibihu, cyangwa se akaba ari igihe cy'izuba hari umucucu. Rero bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo?
hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iratubwira ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Mbega ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D ikavuga ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wagihitamo ikintu uba ukoze uba uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ariyo wari kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Rero ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero D. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Hano bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri, iyo wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ukwayo, ariko byombi biba ari ibisubizo by'ukuri. Rero kuba wahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri kandi harimo ikindi cy'ukuri, iyo wahisemo icyo kimwe uba ufite 0, baguha 0 kubera ni system iri kugukosora ibigomba guhitamo inyuguti wahisemo. Rero niyo mpamvu uba ugomba guhitamo D ivuga ko byose ari ibisubizo by'ukuri. Hari umuntu wambajije ngo se ngo nta n'igice baba baguha. Ni system iri kugosora, nta n'igice baba baguha, ntabwo ibizi ngo wahisemo ibiki. Iyo utagikoze uba wagizeho 0. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ni ryari? Aravuga ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, ushaka kubaburira, mbega ngo igihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, gishobora kuba cyashyitse wenda nka feri. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero C. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Iyo tumaze gushakira code tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu ugiye gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya tugerageza ku gihe wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ibyo byo murabizi, ikintu uba ugomba gukora uhita wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kintu ushobora gukora? Ese ni iki kintu uba ushobora gukora? Araba ngo kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Mbega ngo guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. Hariya handitse B ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bavuga ko A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Niba uri gukosora ukaba ugeze kwa kino kibazo cya karindwi, kosora inyuguti. Hariya ni A, hagakurikiraho B, hagakurikiraho C, hagakurikiraho D. C ubwira avuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kintu uba ushobora gukora mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe.
akamenya ko yahamagawe kuko hari abakomeretse urebe ko babaha ubuvuzi bw'ibanze. Ndakeka ko uramutse uhitamo A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ndakeka ko uramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Ese kunyuranaho bibujijwe ryari? Araba ngo igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. Mbega ngo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Sega ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano ni igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Kunyuranaho, kudepasa, bibujijwe gusa igihe. Ryari? Hano ibisubizo bine baduhaye. Rero hitamo igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye, ntabwo wemerewe kudepasa. Uriya murongo uba urombereje hagati mu muhanda iyo udacagaguye, ntabwo wemerewe kuba wadepasa. Ndakeka ko uramutse uhitamo B. Ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare agahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ukaba uhuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ubwo bivuze ko kiri kugusanga. Aravuga ngo gukomeza ibumoso. Mbega ngo kuzimya ucana amatara maremare n'amatara magufi. Sega ngo kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutse. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutse. Kubera iki? Kubera ko birashoboka ko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rushobora gutorosha undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere, bikaba byamuteza ibyago akaba yagonga. Rero niyo mpamvu ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutseho. Ndakeka ko uramutse uhitamo C. Ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimuri ko harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi bino bimenyetso bimurika, namaze no kubakura video yabyo, biri kuyobora ibinyabiziga bikoresheje ubwoko bw'amatara butatu ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Rero usanzemo umuhondo, ese ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baba baduhaye. Aravuga ngo kongera umuvuduko. Mbega ngo kugumana umuvuduko hariho. Sega ngo kwitegura guhagarara. Ndeka ngo gufata feri cyane. Ese ugomba gukora iki? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ubone ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota tukize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Kwitegura guhagarara, kuko biba bigiye kuva mu muhondo bigiye kujya mu mutuku. Ndakeka ko aramutse guhitamo rero C. Ndakeka ko aramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ibindi binyabiziga, ku kindi kinyabiziga. Mbega ngo kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ikinyabiziga byombi. Seka ngo gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. Ndeka ngo gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero wibuka ko ibibazo bigaruka. Niyo mpamvu ikibazo cyose dukosoye ujye ugifata nkaho gishobora kugaruka mu kizamini urakora, kugira ngo nikigaruka uzahita ugikora bitakugoye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro utari wayihisemo?
menya ko ibibazo bigaruka, uhita umenya igisozo cy'ukuri kugira ngo nikiramuka kigarutse mu kizami uzakora ntikizakugore. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikinyabiziga y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Uri kugendera inyuma y'ikinyabiziga ariko ntabwo uteganya gutepasa. Ese uba wakora iki? Areba ngo kuguma inyuma yacyo, kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. Mbega ngo kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Seka ngo gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho bibe byabadepasa biboroheye. Ndeka ngo gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kugenda inyuma y'ikinyabiziga ariko nta gahunda ufite yo kuba wadepasa. Ese ubwo wakora iki kugira ngo utabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ni B, kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kucyandika ku gapapuro? Ndakeka rero wamaze guhitamo. Niba utari wagisemo ndakeka ko ukimenye, nikiramuka kigarutse mu kizami uzakora uzahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ese bikurikizwa gusa ryari? Araba ngo mu masangano. Mbega ngo mu bimenyetso bimurika. Zindi ndimi z'amahanga ubwo ni kuri feruje. Mbega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozo cy'ukuri. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero. Ndakeka ko wamaze guhita igisozo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Biba bigomba gukurikizwa mu nsisiro, mu masangano, mu bimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu hano nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Umugenzi bari kuvuga ni umuntu wese ushobora gukoresha inzira nyabagendwa, harimo abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru. B iravuga ngo A iravuga ngo ko hari icyago. B ngo icyago kidasobanuye ukundi. C ngo imiterere y'icyago gitunguranye. D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko wamaze kugihita igisozo cy'ukuri. Ndatekereza ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umuyobozi ko hano hari icyago. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ko hari icyago. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa gukanda subscribe niba utari wayikora kugira ngo ikizami cyose dushyizeho kimaze gukorwa ako kanya uhita ukibona. Cyane cyane kino kiba cyakozwe mu gitondo, ubusanga uwo munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Niyo mpamvu ubona abantu bajya gukora bagakora rimwe bagahita basinda. Nta kindi baba barakoze, baba baraboneye imyitozo ku gihe. Kwa bino bizami biba byakozwe bagerwaho bagakora rimwe bagahita batsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibi bikoresho by'ingarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi bari kuvuga n'abayobozi b'ibinyabiziga. Ku buryo bumeze ute? Araba ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. Beka ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije gusa. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, nayo iburyo bakabona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije. Naho D ikatubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano ni igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tubukosora ikizami kiba cyakozwe. Niyo mpamvu ikibazo cyose ubonyeho ujye ugifata nk'aho ushobora kujya mu kizami ukabona kiragarutse. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi, ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ayahe mabara? A iravuga ngo umukara, B ikavuga ngo umweru,
C ikaba nk'umutuku, D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Iyo wavuze ishusho ni ukuntu icyapa uri kubona kimeze, uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande enye cyangwa uri kubona ari mpande eshatu. Iyo wavuze ubuso ntihajyamo imbere mu cyapa handi haba hari ibirango. None kino cyapa iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Ese icyo cyapa bashyiraho kiba gifite ubuso bw'amabara asate? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara y'ubururu. Muno hari ubururu uri kubonamo, ntabwo niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse guhitamo D, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ubundi kubera ahantu urakikirira uba ugomba kuba uhategetswe, bivuze ko wakoresha biriya byapa bitegeka, kandi biriya byapa bitegeka biba bifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko waramutse guhitamo rero D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho itegereze neza. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukacyumva. A iravuga ngo amapikipiki, B ngo velomoteri, C ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri amapikipiki, B ikaba atari igiso cy'ukuri velomoteri, C ikaba atari igiso cy'ukuri ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyembwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero, subizanya ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba cyakozwe uyu munsi. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari icyembwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igiso cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri niyo iba igomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuzeho n'iki kiri muri metero 20 ukaba wayumva velomoteri. Ibi rero bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze biba bigiye bifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera ziba zitandukanye. Ndakeka ko hari n'ikinyabiziga kivuze ihoni uri nk'iyo pfo nko mu mubande ugahita wumva ko kivugije ihoni. Rero bitewe n'ukuntu gikoze kiba kigiye bifite n'ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri yo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 3, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, B ngo amatara menshi y'umuhondo, C ngo amatara menshi asa n'icunga rishije, D ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo uvuze ngo ibisubizo byose nibyo, A iba ari igiso cy'ukuri, B iba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, subizanya ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo, ni itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi n'imodoka y'iparisi impande y'umuhanda hari ukuntu igaragazwa kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bayisanga bamenye ko itababereye ibyago, imbogamizi. Rero ariko hari ibinyabiziga byemerewe kuba byakwambukiranya umuhanda cyangwa bikagenda iruhande rwawo bidafite ibibyerekana. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana, B ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D ivuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo
cya nyacyo. None hano wabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, turiya tunyabiziga mbona batwaramo abana bakagenda badusunitse, ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, turiya tugare, ntabwo twagenda impande y'umuhanda cyangwa twambukiranya umuhanda dufite ibinyoteri, dufite ibintu biri gutuma nyine ibindi binyabiziga bibona ko biri kwambukiranya cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Ntibitegetswe kubigira rero ibyo binyabiziga bibiri byombi byo kuri A na B. Ndakeka ko uramutse uhitamo C, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi yabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? Ubwo urahita uvuga amabara agize biriya byapa by'ingando by'inyongera. Rero namaze kuhakora iyo video iri kuri YouTube channel, genda uyirebe kugira ngo nugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Araba ngo ubururu, umweru, umukara. Mbega ngo umukara, umweru, umuhondo. Seka ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano abona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ese ni A? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ubururu, umweru n'umukara. Kiriya cyapa kiba gifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara. Ndakeka ko uramutse uhitamo A, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Iyo video genda usubire kuri YouTube channel uyirebe kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0788935626 twufashe kubona kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu kandi iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Iyo ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uduha amasaha meza ubonekaho ku munsi yageze tugiye tuboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa hino bakunda kubaza. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0788935626. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.